Amahoro y'Imana bakunzi ba Vision Mind TV masuzwa na Isherina kamikazi w'abanyarwanda. Nizere ko mumeze neza rero bantu bacu mudukunda muri ahantu hirya no hino hatandukanye impande z'igihugu kuri mwese nabasuhuje. Comment zayo nziza ndazibona ndazikunda zinera gukora cyane zikantera courage kamenya ko nkurira abantu mugane w'umunyarwanda ngo ibintu n'abantu nta bantu nta cyabaye. Ibumoso bwanjye rero ndi kumwe n'umusore waje wambaye neza byatari niko ko wipfuse byagenze biti? Ewana nakabeho kimusanze rwose ndumva abakunzi ba Vision Mind mu nsengere kabisa ibintu byakaze Musanze imbeho imeze Vision Mind TV rwose bakurebeho kubera ko imbeho yimeze nabi ariko nanjye urabona ko nifunze mu gakote bya tari imbeho imeze nabi byanyabyo pe nka Scovia neza Scovia muto none ni mu makote gusa abakunzi ba Vision Mind murabibona ko akabeho atari nje nyine kafashe imbeho rwose yatuzengereje twese rwose imbeho ni ya danger. Hanyuma rero abakunzi ba Vision Mind TV nakiriye umujene umuhanga cyane ngira ngo atangira bibwira ahasigaye tuze muri cya gisata cyacu cya mbaza nkubaza. Yo mumeze mutereka nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe ni wa muhungu bahugura mwahugiranye mwite Krista intumwa ya Kristo. Turacyari muri studio za Vision Mind hano Vision Mind TV. TV sinzi impamvu nkunda kwiyibagirwa ariko muhita mubyumva kabisa. Murabibona ko twaje twifunze wajyana Saint Valentin imituku n'umukara byahuye. Umukara byahuye yes. Wow, byiza cyane rero hano turi mu gisate cya Ask Me and Ask You. Yeah. Ask me and I ask you. I'm ready. Wow, mbaza nkubaze so twagiye rero sinzi rero gutangira ibibazo nabanje kubiguhezanira ngo wabisomye si ngombwa ko twongera kubizana hano kuri kamera kugira ngo tuzabihasomereho. Nabanje mbimuhera mu gikari kugira ngo yinyurizemo amaso. Hariho ningeze gutumira mbimuhereye kuri kamera ambwa ati wame mu gihe agomba kuba wimpereye mu gikari. So ndavuga nti rero ndambaza ndibahereza mu bisome ahasigaye ask me and ask you. Afite igende neza turyoherwe birusheho kuryoha. Uyu munsi wa none rero niba ubanza urambwira niba mbanza nabyo nta kibazo I'm ready hanyuma dutangire cya gisate cyacu mbaza nkubaza. Are you ready? Ubwo uratangira kuko umuntu wasuwe n'uzimana ifunguro. Rero ngiye kongera kubikuraho kubahereza ibintu mu gikari. Nje mbibahera kuri kamera kubera ko turatombora. Okay nje nari ahitemo no mata no worry reka ntangire nkubaza. Okay tangira. Yes kora umeze neza. Meze fresh kabisa. Wambaye neza kuko nabikubwiye. Nuko nubwo nyine nakabaho kaba kabi nabantu basanzwe banze nubundi ntabwo njya nkunda kwipfuka gutya tagira ngo wenda hari n'ikindi kintu mba ndi kwisha nimbeho nta muntu wahohoteye nta muntu wahohoteye ewana. Wow bikiza cyane. Ugiye kumbwira ibintu bibiri wakoreye mu bwihisho society itazi ko wakoze. Ibintu bibiri nakoreye mu bwihisho byiza hase n'ubundi kintu kiza wagihisha ibintu sheri kugorana. Okay simple question. No si ikibazo kinaniwe umuntu bigenda gute? Ntabwo byemeye ko kimwe. Okay reka ngewe ngira ikintu cyo kuvugisha kuri cyane ibintu nagiye nkora nihisha. Turashyamo n'ibyakera ubwo umuntu akiga nka secondaire wenda niho ako kadefu kakundaga kubaho. Tuntu twamakosa menshi abantu nagiye ngosereza ariko nubundi ntabwo wabimenya nabidanje. Ikintu cya mbere gikorerwa mu bwihisho murakizi icyo kintu cyo nimara kukubwa ko nari imanzi nubundi se ubwo urumva ikintu kinakoreye mu bwihisho icyo ni icya mbere nakazi ubumanzi. Ni cya kabiri bishatse kuvuga ngo ntabwo uri imanzi. Ntabwo ndi imanzi. Okay. Ntabwo ndi imanzi kabisa aho ngaho naba mbeshye. Ikindi kintu cya kabiri twigaga secondaire tuvuye mu ishuri nyine after class gutya tusoje amasomo tujya kwiba ibiryo by'abarimu kwiga tujya nyine nigaga habora yitwa kuri Jiri Bara muri Kamembe. Tujya kwiba ibiryo by'abarimu tugenda duterura nk'ububasi nka butatu. Hari nka nijoro nko mu masaa 8 gutyo z'ijoro. Ibyo bintu nabikoze bibwishwa nta kindi kintu banza nta n'undi muntu wambonye twari babiri gusa. Ibindi byo ntabwo nabishyira hanze rwose bibiri byuzuye. Kamubaze rero ndagukuramo ingofero izina ry'Imana. Imbeho isigenda ntabwo wambaza gutya ngo nkomeze nambara ingofero. Okay
no mata twakomeje umwanya ni wawe rero nawe umwanya ni uwanjye reka mbaze Isherina Isherina rero ikibazo cyanjye ngomba kukubaza wowe uri isugi of course uri isugi ntabwo ujya wicuza se ko hari ibyiza waba abandi ujya wumva n'abandi ukaba wowe warabicitswe oya ko yakonze kwira gahunda ibaho kuba hagati y'abantu bashakanye hagati y'abantu bashakanye neza ko ari n'icyaha ntago mbiregreta mba numva nyine igihe cyabyo nikigera kizaba ntago numva ko rero hari ibyo natanzwe kwa okay hano kuri Vision Mind TV wasetinze ibibazo bibiri gusa cyangwa nkomeze nkubaze paka naniwe cyangwa uranye oya yazo birarangiye ni bibiri ya mbajije nawe okay naribi kabisa mfite umwanya kabisa Mutesi Jolly afite imodoka nziza ihagaze miliyoni 400 y'amafaranga y'u Rwanda bari kwivuga kwinshi ariko mainly ni miliyoni 400 nuwo bita Alia Cool nawe akagira imodoka bombi n'abakobwa beza ngira ngo Miss Jolly yabaye Miss mu mwaka wa 2015 Alia Cool ntabwo ari umumisi ariko nanone umukobwa witeje imbere nuko gukaze cyane umukongomani n'umukobwa nyine umeze neza muri bariya bombi uwaguze imodoka nziza ninde aguze imodoka nziza ikibazo ya Alia Cool sindayibonaho gutya nyine visa vuto kuyibonaho gusa ya Mutesi Jolly yo narayibonye irashamaje tura wenda navuga iyo nabonye ya Alia Cool yo ntabwo ndayibona gutya no ku mafoto waguha amahirwe yo kugira ngo uhite muri bari abakobwa babiri wo wagira umugore wahitamo nde nahitamo Alia Cool kubera iki mbona nyina ashamaje tu ari attractive kabisa kurusha Jolly aramurusha kuri right okay twakomeje byarangiye ibibazo byawe ikibazo ndakubaza bwa mbere ni ikihe kintu ujya wicuza ujya wumva ko kuba utaragikora wahumbye ikibazo kigiye kunsaba gutekereza ariko ikintu numva nicuza kuba narakoze ntakoze ku myaka mfite ntekereza ko nakabaye naraguze imodoka wakabaye kuba waraguze imodoka ikibazo cya kabiri umuhungu mukundana niba ufite umusheri simbizi ariko ndakikubaze mu buryo bw'umuntu mufite umuhungu mukundana bibaye ngombwa ko aremba bikaba ngombwa ko umuti wari uko mukora sex wabyemera niba wabyemera urasobanura impamvu niba utabyemera nabwo uransobanurira impamvu okay urakoze boyfriend wanjye niba mufite turakundana byatari kandi ararembye umuti wa nyawo kugira ngo akire nuko muraryama so nkanjye rero mu myumvire yanjye donc mu mibereho yanjye mu mitekerereze yanjye mu myemerere yanjye y'idini mbarizwamo ntabwo nabyemera ntabwo wabyemera wamureka agapfa namureka agapfa hanyuma impamvu ya kabiri rero impamvu ya kabiri urambwiye ngo nze kusobanura n'impamvu utabyemera impamvu yabyo ni uko ngenda umukristo kandi nzi neza ko ibibi bya sex ndabizi harimo kuba wakuramo indwara harimo kuba warutwara inda utateganyije harimo kuba wakoze icyaha imbere ya Kristo so ibyo byose rero ntabwo n'ubundi umuntu apfa igihe cye cyageze niba ari rupfu rwari kumwica kuko nanze ibyo ngibyo namureka akitahira murakoze nongeye mbabaze nta kibazo wayidi narakoze cyane warize secondaire warayisoje I think ko na kaminuza yayisoje so ubundi waragraduatinze ni byiza kandi by'agaciro by the way congratulations thanks kabisa yes hanyuma rero ugiye kumbwira 9 y'ukubye 9 ubona kangahe 9 y'ukubye 9 ni 48 what 9 y'ukubye 81 cyangwa 81 urumva ukuntu nari nsubije nihuse nawori nta kibazo abikoze ni 81 sibyo okay mu Rwanda dufite uturere tungahe 30 merci bibiri byarangiye Sherina rero ikindi kibazo ndakubaza uramutse bibaye ngombwa ko ufungwa muri gereza ufungwa hehe muri gereza
hari ibintu bine ariko uraza guhitamo ibintu bitatu urinjirana muri gereza uzabanamo ubuzima bwawe bwose. Ubwo harimo ibiryo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri harimo umugabo. Icya gatatu harimo amazi. Icya kane harimo Bibiliya. Muri ibyo bintu bitatu wakinjiza iki? ugomba guhitamo ikintu kimwe. Ugomba guhitamo ibintu bitatu muri ibyo bintu bine nakubwiye. Muri ibyo bintu bine harimo ibiryo, harimo amazi, harimo ibiryo, harimo umugabo, harimo na Bibiliya, harimo na Bible. Ikintu cya mbere nakwinjirana aho hantu muri iyo gereza nyine kugira ngo mbeho neza ni Bibiliya. Ni Bibiliya. Okay, komeza. Icya kabiri ni ibiryo, of course, ibintu ngira iki ubuzima. Icya gatatu ni umugabo. Ibyo biryo wazabaho n'amazi umwe. Ubwo urumva byashoboka ko amara igihe kingana iki? Mu byo twize nibaza ko ari byo somo turi kwiga ubu ngubu, niga biotechnology, ngeze muri level 4, turi kwiga ku bintu bya carbohydrates. Lecture bamwita Angelique, namusuza cyane, yatwigishije ko umuntu ashaka gukonsoma ibiryo, ariko ibiryo turya burya nabyo biba birimo amazi. Ayo mazi rero ntekereza ko ayashaka kuntunga apart from ko unavuga ngo kuyasiga, ntekereza ko nta bintu bishaka. Ubwo nta no gukaraba naki. Of course ntabwo nakaraba kubera ko n'ubundi abantu badakaraba bose siko batabaho. Okay, icyo cyarangiye n'ubundi ngiye kubisesengura naba nsoje ibibazo byanjye bibiri nemerewe, nkamubaza ikindi. Ikindi kibazo cya kabiri ndi bukubaze. Uramutse uri nko gutembera ahantu, runaka, wenda nko mu mujyi runaka, bikaba ngombwa ko utora amafaranga. Watora amafaranga, umukunzi wawe akaza akubwira ko ari we yataye na mama wawe, kandi yarajyanye kwa muganga. Umwe numubura wenda araza gupfa cyangwa uraza kumubura burundu. Mu gihe washyingiwe, ninde wareka akagenda? Akabana kabonekera nyina w'umuntu, divorce ziraba, umukobwa akava mu rugo agasanga undi mugabo, birashoboka. Abeza bavuka buri munsi, nahereza mama wanjye. Okay, narimbaza ibibazo byo ndabikwicisha mana y'u Rwanda. Merci beaucoup. Washyizeho bitatu basi. Aha. Kora ikindi kibazo ngiye kukubaza. Uransubiza yego cyangwa oya, nyuma ya oya cyangwa yego umbwira ngo because. Urashyiraho impamvu. Naribi. Isugi? Oya? Why? Ntabwo nkunda amasugi ngiye. Kubera iki? Aravunana. Mba numva nyine se namenya impamvu uri isugi ari iki. Bishobora no kuba ufite imihamuro yo mu muryango. Baravuga ngo umwenda mwiza uragurwa tu. Okay. Habona bwije. Kubera iki? Habona nkunda ibintu biri mu mucyo, binyuze mu mucyo. Nkunda ibintu binyuze mu mucyo kabisa. Kandi ngo nanabikorera habona njyewe. Nibura ntabwo njya ninya abantu iyo ikintu nyikoze mba nyikoze. Okay, it's your time. Ugiye kunteranya we. Okay. Ikibazo ndi bukubaze. Yego. N'utuntu n'utundi. Okay, no matter. Ikibazo ndi bukubaze, umuntu ageze muri kaminuza, reka nze mubaze. Baramutse baduhaye amafaranga 100 ngo turaza kuyagabana, ariko ubundi ushyiraho amafaranga 20, turaza kuyagabana, ubundi ushyiraho amafaranga 20, ubwo watwara angahe? Excuse, uraza kunsubirira muri nta kibazo. Baramutse baduha amafaranga igiceri cy'ijana, turaza kuyagabana, ariko ubundi ushyiraho amafaranga 20, ubwo watwara angahe? Igiceri ni 100, tugomba kuyagabana, ariko njye nkakurusha amafaranga 20. Turashyiraho amasegonda. Nose biraturazana kandi yiga kaminuza. Ni igiceri cy'ijana. Ijana rimwe. Tugomba kurigabana. Sibyo? Nge nawe tukaripasuramo. Of course twara senkani, ntware senkani. Kandi ngomba kurushaho 20. Ndatwara 80. 80 babondoshijeho amafaranga 30. Murumva ko cyamutsinze. Byari kwa kagaye we. Byari kwa 70. Ntutwara 70. Noneho bitarengaho 20.
no nase urumva wari gutwara 50 yawe sibyo nanjye nkatwara 50 kuri 50 yawe ukamaho 20 nyine urahita tuyandushaho nyine wowe ugire 50 ikindi kibazo rero ndi bumubaze umukobwa wanyu kuva wavuka n'iki kintu umuhungu yagukoreye ukumva wanakiyahura cyangwa ukumva nyine uzinutswe abahungu burundu? Kukubeshya iki? Ikintu yambeshye sinzi niba ari ngombwa kubushyira kuri kamera ariko reka mbinyuremo. nabivuze nanjye mwireko. Yarambeshye ngo ari ahantu runaka ukumva umaze kumbeshya ko ari aho hantu ndabyemera nemera ko kuko ariho ngiye kuverifiya nsanga siho yarari ahandi hantu. Ibibazo byarangiye tu. Merci beaucoup. My time kugira ngo nkubaze wenda tunokana ku musozo ibibazo bimwe bigenda birangira nsigaranye 2 of course ubwo naho ni 2 and then to closing ikiganiro cya ask me and ask you. Ikindi cyazo cyanjye kirabaza kiti kora ni umusore mukuru ni umusore z'ubwenge kwitaho kandi ukeneye ejo heza. Ese kora aramutse abonye akazi ko gupfubura yagakora? Yego oya kubera iki? Oya ntako nakora kabisa. Kubera iki? Impamvu nagakora nuko mbizi ko harimo risk nyinshi tu. Harimo risk nyinshi. Izihe? Ko nyine abari igisubizo kimwe ariko nyine mvuge ku ruhande nahisemo ariko hari n'impamvu yindi navuga yego ariko reka yo nyihorere kuko yego oya yihorereye umva kandi yego sinjye bihitamo ushaka ibisubizo sinjye uri kukubaza ni uri kumbaza ubwo rero rwose nsubiza mu buryo bwa yego. Impamvu nagakora byatera target mfite tu ni ibintu bitaruije kandi ni enjoyment isanzwe tu. Enjoyment bakanakwishyura nko kubwira ati irya bino biryo no bimara turakwishyura gusa ko kazi wowe wakitisha hanyuma oya mana yanjye. Impamvu oya nuko nzi ko ari muri risk nyinshi kandi ni n'icyaha ariko atari icyaha mu buryo nyine bwa buriya nanjye nizera mu Mana cyane atari icyaha nta utabikora. Ntawe utabikora rwose wabonana n'umugore akanakwishyura na ubuse ninde wabya wenda nyine buri wese yakihagaraho kugira ngo abantu batamwumva ariko abantu twese tumeze kimwe cyitse wenda abapadiri n'abamansera ariko nabo wenda tujya tubyumva. Kuba waza akazi wahitamo kujya guhinga se hari umuntu uraza kwenjoyinga nawe akaguhereza n'amafaranga nabyo wahitamo atari icyaha. Umuntu wakubeshya ngo nabyo yakora uwo ngo yaba ari kubeshya. Nje ibyo utubye ko wizera mu Mana ibyo cyane rwose cyane ndasenga. Uhe mu murongo wo muri Bibiliya ugufasha? Murongo muri Bibiliya umfasha aboneka mu Migani ibice 22 umurongo wa 6 aranditse avuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Amen. Ndaza kwisoba ndebe nagufise oya baza ntabwo oya ngiye ntabwo nabeshya muri Bibiliya ni 10 ngiye nayikubwira kuko ngiye nkunda ibintu binyuze mu mucyo kandi nyine of course ndi n'umukristo ni umwakristo gusa ikibazo cyanjye rero harya ngo ni ibyo bya nyuma bibiri ko nkoroze mu mutwe so Okay, ibibazo bya nyuma ngiye kukubaza ni byo mu buzima busanzwe n'ubundi of course. Sherina ni umukobwa ushobora gukunda umuhungu udafite amafaranga asize umusaza mukuru ufite amafaranga. Yego. Kubera iki tusobanurirwa impamvu? Nakoze cyane. Mbere na mbere ngewe nizera ko umusore udafite amafaranga biba bishoboka ko yayabona. Aba yayabona gukora. Yego. Akunda gukora ntayafite atabikunda se ubwo byagenda gute nono atabikunda nta kintu afataho
Okay, wakisangira umusaza. we nahitamo kuba single. Okay, ibi birarutanwa aho kugira ngo nanone mpite w'umusaza nahitamo wahuri n'iyo bataba bafite ntowuri ukemera mukaba mu bukene. Ikindi kibazo ndi bukubaze ari nacyo cya nyuma bigize icya nyuma ariko ntaribi wenda reka nizere ko tuzongera tugahora mu bindi biganiro. Ikindi kibazo rero ndi bukubaze uramutse ikibazo ngiye kukubaza urasubiza uko byumva cyangwa ntabwo wagira imyaka nk'iyo nazo ufite utarabyumvaho. Ni ikihe kintu ujya wumva ku nkumi bagenzi bawe cyangwa abakobwa bagenzi bawe gituma batacika kuri sex? Unasobanura impamvu y'uko wabyumvise. Urakoze, uraza kunyihanganira, nta bagenzi banjye tuganira kuri ibyo bintu sibyo, ariko ubwo wenda turamutse tugiye ku bantu bubatse wenda ntabwo babicika kubera ko baba bakeneye kubyara. Ikindi ntabwo babicika kubera ko ari ibintu ngo bibafasha muri enjoyment, ariko ku bantu bashakanye enjoyment. Ikibazo cyanjye gifite ntabwo ari ibyo kwanga umubare, ntabwo nindi kukubwira ngo ntabwo ujya wicuza kuba utarakora sex n'umunsi n'umwe. Ese ujya wumva nuramuka ubikoze ari ubuhe buryo uzabikoramo? Ntabwo mbiregereta nkuko ari ibintu byo gushyingirwa, ntabwo mbiregereta sibyo, kubera ko ntekereza ko icyo gikorwa mbere na mbere ku muntu kugikora n'umuntu mutarabanye ni icyaha ubwabyo. Ntabwo ndekereta rero ko ntarakoze icyaha. Reka mubaze si yacyo bireta birangira kuko n'ubundi turi gusoza ikiganiro. Ujya ubitekereza gute cyangwa niba utarabikora uba wumva we mu mutwe wawe cyangwa ukuntu bitekereza mu byiyumviro byawe uba wumva ari ibintu bimeze gute? Ari ibintu bigiye amaso. Ubisobanurira nk'abanyarwanda ku buryo barabyumva. Ntabwo nabimenya pe, ntabwo njya mbitekereza. Ahubwo wembwira wabonanye n'abakobwa bangahe ukungana ku myaka yawe? Nanjye nongereho kuko nawe wongerera DC. My God, abakobwa nabonanye nabo yegereze mikoro. Abakobwa nabonanye nabo ntabwo ari ngombwa mwana kuvuga n'umwe biri seriye kuko utajya kucyubeshye noneho hari aho kuri kuba kudakenewe. Reka zimya kamera mwakoze kuza Vision Money TV, tuzasura ubutaha. Ciao ciao.